Abacuruza imbuto mu nyubako y'Inkundamahoro baratabaza nyuma yo gusanga babakingiranye bakabura uko bacuruza. Abakorera mu nyubako y'ubucuruzi y'Inkundamahoro i Kigali baratabaza nyuma y'uko bavuga ko basanze inyubako yose yafunzwe ubwo bari bagiye mu kazi gasanzwe ka buri munsi, bagasanga bahashyize abashinzwe umutekano ari bo abanyerondo ndetse n'abadaso. Abacuruzi bavuga ko kuba bafunze inyubako byagize ingaruka zikomeye, cyane cyane abacuruza ibiribwa n'ibindi bicuruzwa byangirika vuba. Abafite imbuto, amafi, inyanya ndetse n'ibindi biribwa bavuga ko ibicuruzwa byabo byamaze kwangirika, bakavuga ko batigeze bahabwa n'amahirwe yo kubikuramo. Bamwe bavuga ko basabye ko nibura babareka bakinjira maze bakavanamo ibicuruzwa byari birimo bakabijyana kubicururiza ahandi hantu, ariko inzego z'umutekano ngo ntizabibemereye. Abacuruzi bavuga ko ubu bafite igihombo gikomeye, ariko bakanavuga ko batabona uwo babaza icyo gihombo cyangwa ibisobanuro by'icyo gihombo. Ikindi kibazo bavuga ko kibahangayikishije nuko bavuga ko isuku yabo aribo ireba, nyamaze bavuga ko bishyura abaza gutwara imyanda ndetse n'abakora isuku. Bakavuga ko batagakwiye gufungirwa ibikorwa, ahubwo bakwiye kubaza ba nyir'amazu cyangwa nyiri inyubako akishyura, cyangwa akabasha kuvugana n'abantu bakora isuku bagakora isuku bagakura umwanda kuri iyi nyubako y'Inkundamahoro. Hari kandi abavuga ko gufunga iyi nyubako bishobora kuba bifitanye isano n'igikorwa cy'isoko rishya ryubatswe mu Cyahafi. Bavuga ko rishobora kuba ritabona abakiriya n'abajya guhahirayo, bigatuma impamvu yo gufunga iyi Nkundamahoro ari ukugira ngo abacururizayo n'abaguzi bajye kugurira muri iryo soko. Abacuruzi bakeka ko hari abashaka kuboherereza muri iryo soko kugira ngo ribone abakiriya, ndetse bamwe bakageraho bavuga ko hari n'abakomisiyoneri cyangwa abantu bashobora kuba bafite inyungu nyinshi mu kuba bajyanwa mu gukorera muri iryo soko, bityo bigatuma iyi Nkundamahoro bayifunga muri ubu buryo butunguranye. Icyakora ibyo ntibivugwa n'abacuruzi, ariko leta ntiragira icyo ibitangazaho. Gusa aba bacuruzi ngo bagiye batungurwa n'icyemezo cy'umujyi wa Kigali ivuga ko inyubako y'Inkundamahoro bayifunze kandi ko bayifungiye umwanda. Gusa abacuruzi ndetse n'abakorera muri iri soko ry'Inkundamahoro bakomeje gutakamba bavuga ko barimo kwangizwa cyane. Abafite nk'imodoka z'inyanya, imodoka z'imboga zagiye zirara muri iyi nyubako bavuze ko zitarimo kubasha gusohoka, maze bikaba birimo kubateza igihombo. Bakomeje kwibaza ahantu bazabaza iki gihombo cyangwa ibyangiritse ukuntu bazabyishyurwa. Gusa nubwo bimeze gutyo ntacyo ubuyobozi buragira icyo bubitangazaho. Gusa mu bigaragara ahantu ko kuko hari umwanda. Njye wumvaga ni Damu. Iyi ni Damo Content. Kora subscribe, kora like, share and comment kugira ngo tujye tubana mu makuru yizewe kandi agezweho.